ko tubona kampanye tubona publicité zamamaza betting twari bwabona ibiganiro basi byerekana ububi bwa betting bingahe wakinyuza ku ihe radio nazo zinjiza kubera betting vanamo na menace y'ibintu abantu bisangamo bari kwiyahura bazi ko ari amahoro ngiye ku bwanjye ndi nk'umudepite ndi mu nteko nabwira leta ngo ibi bintu bya betting basi shyiraho ingorane nyine zituma abantu ku betting bibagora ziri bureaucratique ukuntu mbyite ko nimbyite ingorane zituma ku betting bibagorana harimo kugira kompanyi nke za betting bakazigabanya harimo n'ibisabwa kugira ngo betting uburyo bigomba kuba bishibaza ugiye nko ku betting bakajya kubaza ngo ntiwemereye ku betting uzajya betting ukoresheje momo yawe kandi ntiwemereye ku betting amafaranga arenga 5% by'amafaranga ufite kuri momo hari igitekerezo abanyamakuru bataringe ntabwo niyo cyadukanye batangaga uvuga ati radio Rwanda ikwiye kuva ku masoko RBA leta ikita ko RBA ijana ku ijana kwikofi ya leta none ibintu byamamaza ibi kuri RBA bikavaho basi ibiganiro byerekana ububi bwabyo tukajya tubisanga kuri RBA ko hanjye uretse ko hari kuri YouTube kuri radio ntabwo navuga nabi bya betting ngo nirekure kandi hari betting twamamariza yego mwaramukanye amahoro y'Imana cyangwa mwirirwanya amahoro y'Imana bitewe naho muri mu bice bitandukanye by'isi abakunzi ba One Nation Radio ya Diaspora Rwanda ijwi rya Diaspora y'u Rwanda ndi kumwe na Yves Nkwemuruge Yves aramutse neza igirane n'amahoro turashima Imana cyumweru ugisoje amahoro nyagasana ndabona akinshize kuri liste y'abagomba kugisoza nta kiruta icyo ubundi iyo utangiye hari umuvandimwe twakoranaga handi njya mpahira agatangira kwambira avuga ati iki cyumweru ntikibakange uko ibindi byarangiye nacyo kizarangira ubu rero hari nk'umuntu kiba cyaratangiye gikanga nyine gifite amashagaga ariko akaba bakirangije amahoro hari opinion kari aho ngaho nanditse hanyuza kuri The New Times niho yarasohotse se utampaye ngo ndebe ndaza kugohereza bayisohoye mu kanya hari ahantu nanditse mvuga nahuje n'ibintu by'ubuzima busanzwe abantu benshi banyuramo nkuriye kuri tragedy njye ndahuye nayo nyine mbona ko abantu badakwiriye gutegereza tragedy kugira ngo bishime hari aho navuze ko abantu benshi babaho bategereje ibitangaza mu buzima biri bube akamera nk'aho ategereje kugera ku kintu kirenze kugira ngo abone agaciro k'ubuzima ariko naje gusanga ahubwo n'ubuzima bwonyine ko bufite ari igitangaza kuko hari abantu benshi rwose bari hano nyine hari nk'urugendo ukora ugasura nk'ahantu nko kwa muganga ukajya nk'ahantu bita mu ndembe ntukabona ukuntu hari abaganga bize za Harvard na ICU bari kugerageza gufasha umuntu ngo yongere yisange nk'undi muntu uri kugenda no ngo wa wundi utazi agaciro k'ikintu afite mu buzima nyine abaganga babyigiye ku rwego rwo hejuru bari kugerageza ngo impyiko ye yongere imere nk'iya Mucambuzi cyangwa Yves uri kwigendera neza utanazi ko anayifite utanazi n'ikiri gukora cyangwa uyifite yapfuye ariko atabizi tegereje ko izamukubita hasi gusa abantu benshi tugendana ibirwara tutazi umunsi ukazagera kikakugaragura umuntu mukaba mwari kumwe mu kanya ejo akakubwira ati biteze ati sawa banki ukumva ati yagiye abantu ukagira ngo ni burage kandi umuntu yaryamye kera se ntuzi ko abantu umuntu yabaga ari kugenda akajya kunywa urwagwa ku kabare yatanze injoro akaba yikubise hasi abantu bati bamuroze ati nta hantu yatakaga kandi ashobora kuba arwaye umutima ntabyo azi ifitiye umwijima ifitiye stroke imuzonze stress nayo yatazi uko bimeze ashobora no kuba uko kugwa kubera urwagwa kwari ugusinda akagwa nabi umuntu afite kanseri atabizi igenda izamuka umuntu ni ubusa kuko niba bivuze neza ko umuntu ari ubusa nk'umukungugu burya wahuka ugatumuka
ngewe ikintu cyonyine ubuzima bunyigisha ni ukoroha. Umuntu wese agiye abyibuka akavuga atorohamo, byonyine nibyo byiza. Uwo uri we wese orohamo, ayo ufite yose orohamo. shisha make. Aha turi ejo hari abandi, natwe tuzahava haza abandi, kandi fenda ubona ko tujyana ubusa nk'uko twaje turi ubusa. Ako kantu ko korohamo niko konyine kabonekeye. Ntekereza ko ariyo mpamvu dukwiriye kuba dufata imyanzuro. Ukorohamo ukishima, ariko ntunishime gusa, ushimishe n'abandi nimba ubishoboye. Hari abantu benshi ibyo tuvuga byo kwishima ko ari byo bigize ubuzima batabifitiye ubushobozi. Arashonje wibwira umuntu uburaye ngo ishime, ararwaye ntawe umusura wibwira umuntu urwaye ngo yishime nta gisura afite. Aba ari byiza, nge mba numva nyine ari byo buzima kurenza uko duhangayikira ubutunzi. Igihe tumaze dukorera amafaranga, ntugiye kuzuza imyaka 10 ufite akazi, gusa ufite nka miliyoni 10 ku ruhande wabitse, ntawamenya. ni ibibazo. Ntazo, nta n'imwe. Ibyo byo ntawamenya, cyeka nkushimire cyane. Hari amahitamo nyine dufata tugaha umurongo ubuzima bwacu. Hari burya ama good habits n'ama bad habits aba mu buzima bwacu, ku buryo abantu bavuga bati iyi nzira ndi gufata ni inzira nziza. Abakunzi ba National Radio twabasaba gufata inzira nziza yo kujyana ubuzima bwabo mu byaba byiza n'ibyabateza imbere, ntibibe bibashora mu bibazo gusa, cyane cyane ibintu biza ariko abantu ntibamenye ngo bije kubera iki, biri kunyungura iki, cyangwa biri kumfasha iki. Ubuzima buba buri ku mwisho. Burya kubaho ni nko kugendera ku rutsinga. Ntabwo wamenya igihe uri bwikubitire hasi, ntiwamenya niba ari nyuma ya metero 1, niba ari nyuma ya metero 10, niba ari nyuma ya metero 100. Ubwo nyuma ya metero 100 aho ugeze mu myaka 90, ariko tujya dutabara abantu b'imyaka 10, 20, 30. Ntawamenya umunsi wawe hari amahitamo y'umunsi agomba kuba meza. Nyemerera ni byinshi tuba dufite byo kuganira, ariko ndabikundanye nayo tuganiriye ku buzima, kuko byibuza bigaragara nk'ikintu gikomeye cyane. Dutanzeho igitekerezo, ndabizi byo ku buzima abantu benshi baba bashaka byacitse kabaye, ugasanga ni ikibazo. Ndashatse kukuganiriza ku bintu bya gambling, ibintu urusimbi bya betting. Urumva gambling iyo abantu bikubera ko ikinwa n'abantu bafite ukuntu bameze. Hano mu Rwanda ntabwo iratera imbere. Abantu bajya muri za casinos tuzi niba cye urusimbi tuzi. Hari n'abantu mu Rwanda batabizi ko casino zihari. Urakoze cyane. Kandi zirahari. Urusimbi tuzi n'urw'igishyimbo ndetse n'urw'ikarita rutemewe. Bitaga kazungu narara. Ayicanze neza wayibonye, niba warangaye urahombye, niba ureba neza urariye. Ndongera nkwereke n'andi mahirwe. Iyi ni inote ya 5, uragakurikira neza urakarya. Ni kazungu narara, ndabicanze ngaho rero, amahirwe nayawe. Atarariye mwabibonye, yari 1000 ati twongere ducange, noneho ndakubaka 2 nshyizeho 3. Wacanze neza wabirebye. Kazungu narara, hari umukobwa mwiza akajya kuvoma, abantu bakamureba, akabuha igikundiro. Uwo mukobwa umukwiriye akeneye amafaranga ari hano, amahirwe nayawe. Iyi ngiyi ikarita urayitora uraryaya, dududu akabaza bica. Biriya bintu byarimo abajura, akaguha 5 ugakomeza ugashyokерwa, agahita kurya 12. Noneho uza bitwa ko bariye se. Abagara abantu bazanye nabo utabizi, kitwa kari uko umuntu ariye 5 ngenda utahana ariye amafaranga nabashijwe gukira. 1000 mama yaraguhaye ngo ujye ku isoko kugira ibyo ushaka ukagishyiraho. Ariko ikiza barabiciye biriya ntabwo uyu munsi ntabwo bapfa kubona. Hagezweho izindi scam nziza kandi zirimo ubwenge. Kihe nagejo ndi baraskaminze biranakunda, ariko umuntu skaminze ubwenge yashyizemo rwose numvishe ntakirirwa njya kurega. Harimo n'agace k'ubugoryi bwanjye. Uzambwire bitari kuri kamera nkusangiza iyo scam yaturira umwanya, ariko mu bantu bayirokoka ni baga n'ukuri. Umuntu yinjiye mu buryo bw'akazi, maybe ko ari umuntu usanzwe nzi, ambwira ahantu twahuriye kandi koko ko ahantu njya mpajya, ambwira ko ashaka ko dukora nabyo kwamamaza, ariko ko mufasha kanamamaza ahandi. Wese ni wati wa umukire ndi gukorera, anzanira amazina ya kompanyi zo muri Pakistani, ije ku isoko rishya. Mbwira ati nuko bimeze, ukagugoringa, ariko boss wanjye nuzaba bagari ampuzana the so called boss. Turaganira, nshaka ko wanyishyura amezi 6 banyemerera umwaka. Bose abanyemereye umwaka, ariko ngiye kuba ngiye mu rugendo,
ejo uze ku kazi usinyane na madamu n'uwo muri kuvugana noneho utware sheke yawe. Uwo twavugana agahita ambwira ati yewe wabaye nguriye agacupa se ko nkoza feri, ubwo yari yarengejeho desa mu gucira ngo agomba we kuzagumana nk'umuntu umfashije muri aferi. Ita nkanda akanyenyeri ntibaguhe none numiwe bukeye ku munsi wo kujya gufata amafaranga, umuntu nka saa moya za mu gitondo ambwira ati se uraboneka rya ndi kuganira umba ndi mu kazi ndaboneka nimugoroba, ati sawa, ati ngo nguriye agacupa rero ngiyewe dore code zo umuntu ari kunywa agacupa saa moya, ntangiye gukurikirana nsanga nibura nk'abo uburyo yabikoze narabikunze, yavuze ntabwo nirwa njya kureba ribu pe, nanjye itavaho imfunga imbwiti nawe ugira ubuswa bukabije. Ushobora no kutagufunga bakakubwira ijambo uri kukugaya nawe ubwawe ukigaya. Umuntu nka Yves Nkuye mu rugendo utunzwe no gusangiza abantu ubwenge yarushijwe ubwenge. Oya yabundishije bihagije cyane kandi naramwemeye, ahari nimba ari no kureba iki kiganiro yigurira agacupa nta yandi ndi bumuhe, yankoze mu mufuka nta mbaraga njye wikoreyemo ndamwohereza. Nubwambuze bushukaza ariko ubwo ngubwo burahanwa n'amategeko. Aya ngara yavuze ngo nimba njye bayandiye gutyo ubu rubanda rusanzwe bigenda gutyo, ibiri kwibwa n'umuntu ukuzi. Ubwo twari twabihereye kuri Kazungu narara kubaye ikiri cyangwa abayizi, ubujura bwarahindutse nyine bitandukanye n'icyo gihe cyane rwose. Harimo ibibazo byinshi bihari, hari ibintu by'imikino y'amahirwe, abafite business z'imikino y'amahirwe turabashuhuje aho bari n'uburyo baje, burya hari ahantu twanajyaga no kwirebera agapira, ubona ko rwose ubona ko bagabanyije n'irungu mu bantu. Ariko reka tuganire ku bintu reka duhaganire duhereye nko ku bantu bitwa ngo ni inzozi roto tsinda dutsinde, bari bahari batanga ibihembo biturutse muri za tombora. Wabonye ko RDB binyuze muri komisiyo ya tombora y'igihugu n'imikino y'amahirwe, urumva hari urwego rubigenzura, yatse uruhushya rwari rwarahawe inzozi roto rwo gukorera tombora y'igihugu rwahagaritswe kubera kutubahiriza inshingano zikubiye mu masezerano hamwe n'amategeko n'amabwiriza. Gusa RDB yavuze ko abari bari muri iyi nzozi roto baratsinze, baraza gukomeza gukurikiranwa kugira ngo ibintu bise kuba byagenda neza bataba babura ibyabo batsindiye ku buryo biri bugende neza. Ni igitekerezo gihari cy'abantu bakina za tombora. Urabizi kuva na kera dukura habaga zo bita za Ericave tombora, tombora imodoka, tombora ramiyo bihora, tombora radiyo bihora ari bishyashya muri Ericave. Bayamamazaga kuri radiyo Rwanda, akoze cyane. Abantu bagatomboramo amabase, ibitenge n'amagare. Wabaga yahiriwe yatomboye neza, yatomboragamo igare cyangwa amabati. Radiyo nuko yari iri mu ndirimbo yamamaza intuza, ariko igare n'amabati nicyo kintu cyabaga kirimo gihenze. Kandi kugira ngo winjire muri iyo tombora waguraga akantu ko gushishura 100 ngira ngo, nyuma birazamuka biba 300 haje roto, ikindi cyitwaga roto gucyeka cyane. Ugasanga ko tomborera hari abantu barayikoresha, ariko uburyo ibi bintu byubatse algoritme zabyo ntabwo burya byubakiye mu guhomba. Ni amafaranga abantu bazana benshi, hanyuma bagakuramo pourcentage runaka bakayaha bake kugira ngo wenda berekane ko bikora. Wa muntu agakomeza akayazana bati nanjye ngomba kuzagera hari. Utekereza iki kuri ibi bintu bya tombora? Hari abantu bashobora kubikora kubera ko wenda bari kubikora for fun, ariko hari n'abandi babikora for addiction. Umuntu aba addicted n'ikintu kuko akigerageza cyangwa atangiye kugikora. Ntabwo ushobora kuba addicted n'ikintu utabamo cyangwa udakora. Kandi ibi bya betting ni kimwe n'inzoga, ni kimwe n'urumogi, ni kimwe n'ibindi nabwo ugira igihe ukabatwa. Kubera iki? Ni ibintu abantu babidesigninze bakwereka uburyo ushobora kunguka menshi, kandi nta mbaraga nyinshi ushyizemo, bitagutwaye igishoro kinini, bitanagutwaye imbaraga nyinshi n'umwanya munini. Fata mucambuzi wifite ikibazo cy'ibihumbi 500, biroroshye cyane kumubwira ngo ufashe ibihumbi 5 aho gushaka uburyo agenda yikuba ubikoze bifatika azagize 500, ubu uti ni 5 ukahita ushaka ikipe y'igikubo cy'ijana, amakipe afite igikubo cy'ijana. Byarangiza
kubera ko ushaka cyangwa igikubo kirenzaho cy'igihumbi gutyo. Haba iki rero? haba ko biba bishushanyije mu buryo nyine butanga icyizere cy'uko ayo mafaranga yaboneka, ariko buri gihe bidahura na realite. Ababikoraho ntibashobora guhomba, barabizi. Ibaze business uba uzi neza ko isora 40%. Nko mu Rwanda muri uyu mwaka bazamuye umusoro kuri betting. Business bakomeza gakora, bibe ba nyirazo bibe n'ababetinga bagakomeza bakabetinga. Ba nyiri business ntibahomba, kuko abarya baba bagomba kuba bake kubaribwa. Uvuze ikintu gikomeye rero utangira cyo kuvuga ngo habari ababikora bari kwishimisha. Ubundi nicyo cyakabaye ari rwo rusimbi, kuko ibi bintu nubwo batabyitaho cyo n'urusimbi. Urusimbi ntabwo ari ahantu ho kujya gushakira amakiriro usanzwe ukene, ni ahantu ho kujya kwishimishiriza. Wagira amahirwe ko wakwishima bikabyara amafaranga, ariko si ahantu. Nta muntu uba ukwiriye kujya kubetinga yata 50,000 akumva arababaye ko ataye 50,000. Ntabwo ibyo ari urwego rwawe muri beti urwo kubetinga. Abandi abateye imbere betting si umukino w'abashaka gukira. Cyumvikane, ni umukino w'abamaze gukira. Betting na gambling si umukino w'abashaka ubukire. Ntabwo ari ahantu wavuga ngo nje kuhashakira ibirayi. Ni umukino w'abamaze kubona ibirayi. Uyu muhanzi w'umunyamerika uhora betting akaribwa cyane yitwa Drake. Offset ahubwo akunda gutanga ibitekerezo byo kwiyemera ko abetinga kariye nyine wakina urusimbi. Drake wakunda ku betting. Gituma ndi kuvuga ibyo urusimbi na betting imitwarira rimwe, ariko ubwo nuko nge mu Rwanda nabaye na mimi ukuntu, kuko bavuga ko ngatera umwaka equipe yavuze ngo iraza gutsinda ihita itsindwa. Abashaka menshi mwese ntayafite. Ari amafaranga niyo yajya bettinga buri cyumweru angana kuri ntabwo amafaranga afite yashira. Aba yarigeze kuri rwa rwego amafaranga akorera ndi. Ikibazo twebwe abandi baba bishaka ariho bashakira mikoro bitari byo. Twabireba rero muri perspective y'u Rwanda. Ngenda nakubeshye mbabarire kubivuga gutyo, nge ntabwo binezeza kuba ahubwo muri betting arimo n'ishoramari ry'igihugu. Amakuru mfite inzozi roto ni ya leta, ishobora kuba operated na kompanyi yigenga cyangwa iki, ariko ari ibintu ntabwo kuri njye binshimisha. Mba numva igihugu cyagakoze indi business itari yo, kuko ubwayo abanyarwanda dufite se wavuga ngo bafite amafaranga yo kujya kwishimisha n'ibandi. Niba twemeranya kuri icyo ko urusimbi rwakabaye ari ibintu by'abantu bagiye kwishimisha. Umukino w'amahirwe no kurya ni amahirwe, none nayo ufite yo kurya ugiye kuyabetinga, wari ugize amahirwe ya mbere, ayo mahirwe ugiye kuyagurisha ushaka andi mahirwe. Ntabwo bibaho. Wagize amahirwe yo kubona amafaranga, ugize amahirwe yo kubona ibyo kurya. Batakubeshya, abanyarwanda ku mwaka GDP per capita yacu ni amadolari 1,040 GDP per capita. Amadolari 1,040 ubaze neza ni 1.5 miliyoni amafaranga abanyarwanda twinjiza. Ariko twemeranye ko dufite societe ifite inegalite, abantu basumbana. Nitubyemera gutyo tukemera ko iki gihugu cyacu uyu munsi gishobora kuba gifite abamiliyarderi bakabakaba 2,000. Munsi yabo bamiliyarderi harimo abandi bafite amamiliyoni 100, kandi nabo niki ushobora nko gusanga statistique z'ubusumbane mu Rwanda sindazireba, zansaba kureba nimba ari cyo Oxfam yatuvuze cyangwa nimba statistique y'u Rwanda ubwo yarabyikoreye. Ayo mafaranga mvuze gutyo kumva ni menshi, 1.5 miliyoni kuvuga ngo niyo umunyarwanda yigiza ku mwaka. Ubwo ni 120 ku kwezi cyangwa 110 na bingahe gutyo. Yego, ugiye kubara wasanga nka 50% batayinjiza y'abanyarwanda cyangwa 40%. 5% ni bake. Ushobora se udusobanurira gukuntu GDP per capita bayibara uteranya ibyo abanyagihugu bose binshishije umusaruro mbumbe w'abanyagihugu mu gihe cy'umwaka, sibyo? Ukagabanya abanyagihugu bose, cyangwa se umusaruro w'ibyakorewe mu gihugu byose, ndiki kuvuga ngo by'abanyagihugu ko n'ibitari by'abanyagihugu barabibara. Nuvuga ngo to put it in perspective,
ni ugufata amafaranga ari mu gihugu buri munyarwanda umusaruro ukamuhamo ufashe umusaruro n'umwana wavutse uyu munsi utarakorera n'igiceri cy'ijana nawe agira icyo gihumbi na magana iyo turi kubara miliyoni 14 se z'abanyarwanda n'uwo mwana turamubara cyane ubwo n'utarakorera ijana nawe akajyamo noneho bagafata ya mafaranga y'abamiliyarderi n'amakampani akomeye bakayabarira abantu bose bakayagabanya bivuze ngo niba bishobora kugera ku gihumbi ahubwo ushobora gusanga hejuru ya 70% babona munsi yayo ngayo reka ntacyo tureke gufata birebire nta kibazo ayo mafaranga ndi gushaka gusobanura uburyo ari make ayo mafaranga abanyarwanda baba mu bintu bitangiye kuba imijyi benshi turakodesha iyo tugiye gushaka ayo mafaranga turatega tuyivuzamo kuko turarwara tuyaryamo tuyambaramo nujya kureba ibiciro ku isoko ukuntu bihagaze uyu munsi ikintu mu myaka 10 cyangwa 12 kitikubye kabiri n'ibiki ntabwo nkubeshye iyo nkweto wambaye si ya Nike ya Nike yayo abantu twita Air Force back muri 2010 twaziguraga ibihumbi 10 cyane rwose 11 karite ya mbere imeze neza ikomeye uyu munsi udafite 35 karite ya mbere yayo ntiwayibona kandi kwereka ko no kwambara bihenze uwo mupira wambaye ntiwawubona munsi y'ibihumbi 12 uguriye ahantu bahendura 15 kuri standard guhaguruka wambaye ugiye uri umuntu utambara nabi amafaranga make ashoboka ni 50,000 ashoboka cyane rwose tubare ko umuntu atunga ibintu bibiri gusa ahinduranye gutunga ipantaro ebyiri ishati ebyiri n'iki nyine bihura n'ibyo 30,000 ariko umuntu wese afite imyenda y'ibihumbi 100 kuvuga ubwo tubaze kuri ya income twese twitwa ko dusangiye mwumva ko ukwezi kumwe tayari kwamaze kujya mu myambarire umuntu tubare ko muri abo bantu bari aho anabaze ko bose wenda bakodesha baba mu nzu y'ibihumbi 40 mu mwaka urumva inzu izamutwara ngahe 500 hafi 180 amayinite azamutwara ngahe ko twese dufite smartphones tuvuga amayinite guhamagara na internet ibindi byo kwiyitaho kurya byo bizagenda bite uwo muntu kubera iyo mihangayiko agiye kubetinga ngo abitubure uzarebe abantu ba mu mikino y'amahirwe nibihe byiciro abantu basangamo atunze miliyoni 100 plus n'imbarwa atunze 50 urabara muri betting hano muri izi nzu twiba tunyuraho yego n'imbarwa aho ngaho nawe ufashe ikigero hejuru cyane abo n'imbarwa nukuri ntabwo nkubeshye ntabwo wabona muri izi nzu rwose abantu bajya muri iyo kategori oya hari n'abakire batuma nyine hari abafite amafaranga ndike kubita amakipe ushobora gutuma hari iterambere ryaje bashobora kuyamushyira ku ikarita hari n'ababikorera kuri telefone zabo ariko uzarebe ngo ababikora muri bo abakire ni bangahe n'imbarwa abantu babirimo ni bamwe bagowe n'ubuzima rero kuvuga ngo kino kigo bagifunze ngo kubera abakoraga batubahirizaga amategeko njye ku bwanjye ntabwo ari inkuru ihagije ahubwo bo bavuga ngo leta yabyivanyemo none ikaba isigaye gahunda igiye gukora ari ukunaniza ibi bigo bindi bibikora mbere yo kubifunga nabyo ariko leta ikuramo amafaranga muri iyo misoro muri iyo yo kubaka imihanda tugereranyiriza icyo kintu kuba leta yabona amafaranga yo kugira ngo igire ibyo ikorera abaturage no kuba ayo mafaranga yava mu baturage batari gutera imbere bari kugurisha ahazaza h'abana babo bari kugurisha ubuzima bwiza bw'abana babo leta amafaranga irayabona sa nk'umuriza ibyo bintu twumva leta yisanga yongeye kwikorera imizigo yakabaye yaratuwe ababyeyi turaza tugurisha ahazaza h'imiryango yacu n'abana bacu through betting leta ibona iyo misoro kuko iyisoresha 40% ariko ya misoro nijya kucanoringa amafaranga hazajya cyangwa se muri budget allocation bongere kwa allocating mu byo twakabaye twarikoreye buriya mu bintu bizagora leta y'u Rwanda n'uyu munsi nibwira ko bigoye no kwidataka harimo ko bamwe mu baturage bumva leta ari umubyeyi umuturage yumva leta igomba kumuvuza umuturage yumva leta igomba ku inzu ye yangiritse igomba kuyisana umuturage yumva leta hari ibyo imugomba agomba kuyikorera ntabwo ubundi bibaho ubwo butesi rero kudushiramo
leta nayo yisanga nyine hari uburyo tutabuvamo kubera ko hari n'amayeforo twabonye hari amahirwe twabonye yatuvana ahantu ariko tukisanga twahaguma mu bibazo bibangamye. Izi kompanyi za betting zirabangamye. Umumotari washyujwe mu mutwe na konterivasiyo n'ubwinshi bwazo, n'umugore uri kumuhamagara ko tohereza iposho kangahe bitatu yari amaze kumotarira akahita ajya gushyiraho matching iza kurangira saa moya akaba ashyizeho icyatanu, none arashyiraho ikipe 8 byicwe n'imwe avuga ati ni amahirwe make sha ubutaha zirindwi zari zabikoze imwe niyo ejo agira ejo nabikora gatatu ku nshuro ya kanarye yumve yariye yungutse 10 ariko yibagiwe ibindi 40 amaze guhomba. Nuko abantu baba addicted cyangwa bagenda bakabisariramo. Hano hari abantu bagurishije inzu, hari abiyahuye, hari abahombye burundu kubera iyo mikino y'amahirwe. Cyangwa kubeshye ku bwanjye iyo numva ngo leta ahubwo yabivuyemo burundu. Leta rigize ubwenge, ikigo kibona abanyabwenge ayo mafaranga stili babona andi bayashora kandi n'ubundi agafasha abaturage. Ariko umuturage, dufite sosiyete y'abaturage, barimo abaturage mu buryo bw'ubumenyi badafite bwinshi, bamwe muri bo nabo benshi urasanga muri icyo cyiciro. Dufite sosiyete y'abaturage b'imitima ikomeretse bijyana n'amateka, ariko binajyana nyine n'imibereho nayo, ibisubizo bimwe biboneka akaba kiri ibindi bibazo bitarakemurwa. Dufite iyo sosiyete irimo n'abantu nubwo bakuze intego zabo atari ngari cyane, hari n'abandi bafite izo ngari cyane ariko bakeneye kubyihutisha. Ibyo bintu leta kimwe mu bintu yabafasha no kubagabanyiriza ibyabata muri bya bintu bari gutinya bakabigwamo. Uzi igituma mu Rwanda investment leta yadukoreye twinjoyinga mu buryo buri full. Umutekano w'u Rwanda tuvugishwe ntabwo abantu bawenjoyinga. Urawenjoyinga cyane. Nishika ko leta yari polesana. Utekereza ko leta twigeze itugisha inama ngo igiye kuduha umutekano uryoshye cyangwa mwinshi gutya? Cyabire byibona ko bikenewe. Ariko umutekano ndakubwiza ukuri, mpamagara saa 7 z'ijoro mbwire ko akaraka kabonetse. Ndaza kugakora. Nta kibazo ndibugire pe. Kubera uwo mutekano ndahita mbyuka nsimbuke nzi. Nyine ntibikuru ko hari abahungu barakaye n'ubu tuvugana, hari umwana duturanye tunaziranye ejo ndi bateye ibyuma bari CH. Oh la la. Nyuma y'ababandi. Ariko ntabwo ari ibintu wavuga ngo ugeranyije no mu bindi bihugu. Abanyamatake muri Manchester. Ya umuntu waje n'imodoka akagonga abantu akanabatera n'ibyuma. Ugereranyije rero ntabwo twebwe biri kuri urwo rwego. Nuko leta yadutekerereje. No mu bintu byo kudutekereza rero ikwiriye kutugabanyiriza uko yatugabanyirije abo bantu baduhiga n'ibyuma, ikatugabanyiriza abantu batunze imbunda. Ibi nko umuntu dukurikiye ari muto ashobora kuba atabizi, hari imyaka twibwaga n'abantu bitwaje imbunda hano mu Rwanda. Abantu bakaza mu cyaro bagahoremesha umudugudu wose ayo mufite bakayatwara, banke zari nke, nta momo twari dufite, bamwe bakanaraswa, ingero ni nyinshi. Ariko leta irarwana izo mbundira zikamura mu bana abo banirafunga, abandi bakora ibyo igomba kubakora, bigenda bigabanyuka. Hari igihe no mu Rwanda hari amazina y'abajura bazwi, umuntu avuga ati iyi karitsiye ni ya hano, uzabaze hano muri Nyamirambo nimba witwa Matrix ritari izina rizwi baka muri ntango za 2005 na 2006, uzajya i Kanombe, mu bice by'i Kanombe no ku murindi wa Kanombe baza amazina y'abitwa Barumonge. Ariko uyu munsi hari karitsiye zirimo umuntu w'ikituza bavuga bati uyu nguyu ntibikunda, bakarwana nabyo. Izo ni menace uvanira abantu mu nzira, vanamo na menace y'ibintu abantu bisangamo bari kwiyahura bazi ko ari amahoro. Ngiye ku bwanjye ndi nk'umudepite ndi mu nteko, nabwira leta ngo ibi bintu bya betting basi shyiraho ingorane nyine zituma abantu ku betting bibagora, ziri bureaucratique ukuntu byite ko nimbyita ingorane zituma ku betting bibagorana. Harimo kugira kompanyi nke za betting bakazigabanya, harimo n'ibisabwa kugira ngo betting uburyo bigomba kuba bishibaza. Ugiye nko ku betting bakajya kubaza ngo ntiwemereye ku betting, uzajya betting ukoresheje momo yawe, kandi ntiwemereye ku betting amafaranga arenga 5% by'amafaranga ufite kuri momo. Ntabwo iryo naniza ntabwo uryumva nyine kwiri ko harimo amananiza
tuma basi umuntu ajya kubetinga zikaribona rye. ubwo cashless economy waba uyirukanye nta muntu uzongera kuyabika. Oya bakanavuga ati nta n'umuntu uzemererwa kubetinga atanze cash. Ngaho ujya kwivuza ajya nka Bishenyi wivuza yazane cash ariko bayafata. Abantu bose bajya kwivuza nta cash. Niba wajya kuri Sashika ugomba gutanga amafaranga kuri MomoPay. Babigenze gutyo. None bibihame bavuge bati babikorane n'ibi bigo by'itumanaho MTN na Airtel. Bavuga ati kugira ngo betinge ntiwemerewe kubetinga arenze 5% yayo ufite kuri Momo. Niba ufite ho 5 ubwo urabetinga angahe. Ariko nuko tutari cyangwa nga ibyo bintu erega tureke kwita ku zindi societe, ntabwo duhuje ibibazo ntiduhuje amateka. Twebwe ikibazo dufite harabetinga abantu bashonje. Uramutse nuko turi umurongo wa YouTube ariko banaza kudufasha muri comment batubwire, uramutse ufunguye nka radio umurongo abantu bagahamagara, ababyeyi bahamagara bakubwira bati rwose abana bacu zirabamaze, abana bacu betting zirabamaze, abagore bakubwira bati umugabo wanje imaze kuba imbata ya betting, turakora inyungu akabanza akajya kwikubira kuri betting. Kandi wa mugani wabivuze mu kanya nuvuga ngo uramutse uguze ikipe nka Arsenal iri muri forme iri gutsinda kizatsinda West Ham, ushobora gusanga ufashe ibihumbi 10 baguye ibihumbi 11, nta mafaranga muri bubone. Kugira ngo uyabone urashyiraho ikipe 20, urashyiraho na Real Madrid wenda nayo ikubiye rimwe n'ibice 3 kizatsinda Atletico ushireho na Barcelona, ushireho na Bayern Munich, ushireho nyina amakipe akomeye ari gufa na Liverpool. Fata nk'urugero nka weekend ishize abantu barariwe kuko amakipe akomeye yaratsinzwe. Noneho uvuga uti hano barampa odds za 20, nishyiraho ibihumbi 10 barampa ibihumbi 10 gukuba 20, nishyira miliyoni barampa miliyoni 10, miliyoni mwikubye mago ni miliyoni 20. Usange nibwo amafaranga ari questions muri statistics z'abantu bakora combination. Ni ryari ushobora ku predicting amakipe 5 kandi babikore akabikora hakabura n'ikipe ni ugasanga abantu. Ibyo ni ibintu bisaba ubumenyi. Ubwo icyo naganishaga aho njya kugwa n'urugero rumwe rw'umuntu twaganiriye, nibwo umuntu avuga ati kugira ngo umuntu arye amafaranga menshi mu byizewe bigusaba gushyiraho amafaranga menshi. Ari umu engineer menshi ugashyiraho ikipe imwe cyangwa ebyiri. Ikipe imwe ari umu engineer twari tuziranye rimwe bigize kuba amafaranga yo kugura ibikoresho, urabizi abari menshi ba engineer bubaka inzu za miliyoni 30, miliyoni 40, afata miliyoni 15 azigura ikipe ya FC Barcelona ari ryoshye aba MSN, Messi, Suarez na Neymar. Yarikubiye hafi rimwe n'ibice 5, rimwe n'ibice 2 gutyo. Ugufashe miliyoni 15 z'abandi ukazikuba rimwe n'ibice 2, ubona amafaranga menshi aza avuye ku ruhande. Reka wenda mbivuge ndi gushyira muri calculatrice kugira ngo turebe ngo yari amafaranga miliyoni 15 nizo yashyizeho, azikuba rimwe n'ibice 2 yahise abona miliyoni 18. Nuvuga ngo yabonye za miliyoni 5, miliyoni 15 ze yunguka miliyoni 3 ako kanya. Noneho byo ngibyo biba bikumvisha ko hari amafaranga ubonye mu buryo bwihuse. You get arabikora ariko bya bindi bya addiction ku ntiza gutaha uravuga uti iyo nza kuba nashyizeho 30 nari kuba mbonye miliyoni 6. Ariko niba yakurya bya bindi bavuga ati betting ni umukino w'abantu bafite amafaranga, ushobora kurya inshuro enye ushyiraho miliyoni 30, miliyoni 15 inshuro enye, ubwo ni miliyoni 12. No miliyoni 15 kugira ngo uzazigeze bigusaba kuri buryo inshuro 5. Ariko umuzungu nakurya inshuro imwe wakubye arakurya miliyoni 30 ntanagusigire n'igishoro cyo gukomeza gushakisha. Illusion ya mbere irimo uzasanga abantu ba bettinga ashyiraho ibihumbi 5 yifuza kurya ibihumbi 300. Ikipe imwe yabyiceka atavuga ngo shango nariwe ibihumbi 300 kubwa yari yayabariye n'inko yari yagezeho. Izi company iyo igiye kwamamaza nta na rimwe urabona ishyiraho abantu bariwe. Sibyo iti kwereka ngo umunyamahirwe wacu Mucambuzi yazanye ibihumbi 10 maze abara neza ibikubo atoranya yitonze neza amakipe yakiniye mu rugo ashyiraho ikipe 20 none ariye miliyoni 22. Ubuzima burahindutse hamwe natwe. You get? Byarangira abantu bati wow, Mucambuzi wa 20 uzi ko ahita avanamo inzu 1 uzi kuri miliyoni 20.
ugiye nko ku Muyumbo, ugiye nko mu Bugesera, harimo inzu nziza cyane. Muri Nouvelle ni amafaranga meza. Ni amafaranga menshi. Ubaye uryoherwa no kurya isi, ayo mafaranga arimo imodoka nziza, Kia Sorento, uvanye i Dubai nko kuri 13, 14, cyangwa Prius. cyangwa Prius uhavanye ku 10 cyangwa 11, warangiza n'inzu ukimuka ukajya mu kazu keza, ukaba ufite nk'amezi angaho utarakorera andi mafaranga ubahoyeho neza. Cyangwa wamenya ubwenge, ayo ubaye uri umuntu ukunda ishoramari miliyoni 20 ugiye kuyabyaza andi, ni amafaranga ashobora kubyara andi. Ugiye kuba umworozi, ayo ngayo wayaguramo utumasa tungahe, wayaguramo ingurube zingahe, wayikoramo ikibuti cyiza. Ugiye no gufata yagura izi moto zaje z'amashanyarazi, izi za make, uyigura imwe hari imwe igura 1,200,000. Washyira mu muhanda zingahe? Uyiguremo moto 15 abajene uyu munsi, iyo wanze kayipatana uyimuha amanywa akaguha 5, ukajya n'undi yihijoro akaguha 5, 10, igasaza vuba, ariko n'ubundi yamaramo vuba. Moto ikorera 10 ku munsi, urumva ku kwezi amafaranga ibikoreye se mu mwaka ntabwo wumva ko yayibi yamazemo se. Bose harya zaba pirate ya moto ari umwaka umwe gusa ikaba ishizemo nk'ibi cyangwa 3 ubwo niziba 15 niziba 15 ntabwo ubwo nashaka kwereka ukuntu miliyoni 20 nyinshi. Ariko ikibazo gihari, abantu bahita babereka ko kuzibona ari shortcut, betting rimwe gusa uzibona. Ibyo bintu ntibibuze ko hari abo byahiriye pe akabikora, ariko nibo bake. Ushobora gusanga abantu bahinduriye ubuzima na betting mu buryo buri positive, ari bo bake. Niyo mpamvu mvuga ngo rwose ngi biwanzanye ngo ikigo bagifunze, ngi kubwanjye ibyishimo byanjye ndababwira nkanjye yari kuba ariko leta ahubwo yakivanaho, kabwira uti twebwe nka leta basi reka tubyemere kugira ngo duhamahirwe ababishaka, ariko ntabwo twakora ishoramari mu bibica. Uko ntarabona uruganda rwa leta rw'itabi rurahari, hari uruganda rwa leta rw'inzoga, ibyo bintu ntibikwiriye kubibishoramo. Reka nta nubwo ikwiriye kubigira subsidies zibaha. Cyo koza urutunganya akawunga rurabizikwiriye, urutunganya umuceri sawa, amata sawa, ariko hari inganda leta idakwiriye no kubigira ikintu ibunganiraho uretse kubaho umutekano no gutuma amashanyarazi ageraho mukorera n'amazi. Inganda zikora inzoga, izikora itabi, izo ngizo ngo bya betting, ikwiriye no kubaho ubwibananiza, kandi stili kuko abantu bagomba gushora bahashora mu bindi. Kare abavandimwe nahoze mbwira turi kuganira ku by'ubuhinzi, ibejo PM yerekanaga uburyo u Rwanda rwose muri 2029 ubuhinzi bizaba ari mama wararaye 2030. Abaturage bazaba bihagije mu biribwa. Yego. Bazese umuhigo wa SDG wa undi wa intego z'iterambere rirambye. Nangije ndavuga ni rero twebwe yabaga nyine twivugiraga uburyo abantu babishora mu buhinzi n'ibiki mpita mbwira abagenzi banjye nzi ikibazo dufite mu bakire dufite hano mu Rwanda, abari gushora imari mu Rwanda bamwe barashora imari mu bintu bidatanga akazi. Oneya kuri radiyo vuga ni bamwe barashora imari mu bintu bidatanga akazi, cyo koza bifite inyungu nini ariko bidatanga akazi. Abandi barashora imari mu bintu bitanga inyungu nini ariko byica abantu cyane. Itoroshi ya leta irakenewe, ntitaye ko wenda bamwe bashora no kuba bashoramaho baba ari n'abashumba b'abantu bamwe muri yo n'ikiye kunibwira ko bakunda igihugu kameme. Ikwiriye kongera gufasha ababakira hano bashora. Ntabwo wambwira ngo ubwiyongere bw'inganda zikora inzoga mu Rwanda ni ikintu gishimishije ngo nuko zisora menshi ngo zigira iki. Tukwiriye ko tuyazirakora iyihe karite, iyo karite igeze mu buzima bw'umunyarwanda bigenda si ubwiyongere dukora bw'inzoga tugira ntiwasanga buri mu bituma RSSB igorwa no kwishyura ibitaro twivurizaho, kwa ko wenda mu byo turi kwivuza benshi harimo n'ingaruka z'inzoga kandi zitwica rubi. Ntabwo wasanga biri mu mpamvu turi kubyara abana badafite imbaraga, ntabwo wasanga biri mu mpamvu inzoga zirahari mu Rwanda. Inganda zikora inzoga nyinshi kandi inzoga mu Rwanda irahendutse cyane ujyanye n'uburyo ibindi bintu bihenze. Inzoga irahendutse keretse ku bashaka kujya kunywera ahantu hari X nyine kuvuga uti nge ndigira neza dikapo
ntabwo ndi bunywere hariya ndajya hariya agapeti bari bukaguhereye 2,500 cyangwa 3, ariko ku cyabiri icyuma kikagura 5, abantu banywa ibyuma uri kumva rikeri ry'icyuma ni rikeri yagiye byita ibyuma kuko mashaka kubitandukanya na rikeri. Ese Jack Daniel ni iki? Ni whisky aribwo? ariko nari muri iyo kategori. Ibyo byose ari byo bena ngo whisky, ngo whisky, ngo scotch, ngo gin, ni rikeri zose. Biriya bintu nabyo biri mu bintu leta ikwiriye guca imbaraga. Ibi bintu by'imikino y'amahirwe bica imbaraga, ibi bintu by'inganda nyinshi z'inzoga abantu bashoye mu buhinzi. Niyo navugaga nti rwose leta iyo gahunda ifite yigende yonyine, aba bakire ibibahatire kujya mu buhinzi ku ngufu, ku buryo tutagira inganda zikora ibindi. Maze tuzari ko sositomati ijya kuri senkani, ndavuga yakoreye mu Rwanda nuko twakuze ariko tubyita, isubire kuri senkani tureke abantu tutazajya turya twese ibiryo bitukura. Uzu tundi turungo umuntu atamenye niba tunafite karite, abantu bamena gutya twifu byende gutukuruza uburyo tuvugura ku bwinshi. Zaro yikoze henda ko uzavuga amazina ya produits abandi batazakomerera nabi. Saryo hariko wenda kuko kubiryoha karyo kumva rwose ni urugero rwiza rukwiriye gufatwa. Abantu baza b'abanyakenya n'abanyayuganda bagapackaging ibirungo, abantu bakaza bakabigura nk'abagura amasuka ku gihe cy'inga. Tube turi aho mu gihugu kimaze nyine, hari ibintu tumaze kwemeza hisi birahari byinshi, ariko tube tukirya ikibiriti kiducanira umuriro kive mu karere, ubuto buva aho ngaho. Ibyo bintu igituma ubuhinzi bwacu bumeze gutya. Hari bikwiriye gushyirwamo kandi uwashoye mu ruganda rwa miliyari 40 rw'inzoga z'ibyuma n'iki yanashora mu ruganda rw'ubuto bigakunda. N'aba bantu bakora yaba babishinga ndetse n'abakoramo naba turi kuvuga rega birirwa muri za betting kugira ngo abantu bubake igihugu gikomeye. Bituruka hasi mu bantu igihugu gifite, abantu bafite ubumenyi bubaka igihugu gifite amahoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo abantu bakirirwa muri betting umbwire ngo biraza gukemura ikibazo. Hari n'uburyo bundi bushyashya abugiye abantu bakora advertisement n'abahanga, batuma product yabo iba attractive nk'uko babivuze. Uvuga uti berekana umuntu watsindiye $20,000, uzarebe n'abantu bacuruza ama fast food berekana uburyo umuntu yariye umwana mwiza yishimye, ariko ntabwo ushobora gukora ku muntu ufite obesity ngo niwe waje kurya izi nyama ziba zikaranze. Wanda ukubwa ati east west food is the best. Food is the best. Waramubonye wa mwana w'umuhinde narabonye. Ntabwo bakwereka umuntu uri fit kurya burger, uri kurya nyama, kubona ni ibintu bisa neza. Ntabwo bakwereka abantu babo ari pizza, bakwereka pizza ba stretchinze. Umuntu witwa James Clear ugeze kubyandika muri Atomic Habit mu buryo bwiza bwo kubuilding a new habit. You make it attractive, you make it easy, you make it satisfying. Ni uburyo abantu bagenda badukorera ibintu baradutekerereza. Hari n'uburyo bushyashya bugenda buza. They made it easy. You no longer have to go ku nzu ngo wicare uvugane n'umuntu. Haje ama website uyaccessinga momo yawe uko ushyizemo password, gukorera analyse, akakwereka hari amahirwe menshi. Urumva bameze nk'aho bari ku ruhande rwawe mu kugufasha kuba wagira ubu buryo bwo urabuvugaho iki buri kuza burimo ikoranabuhanga ryinshi. Abantu bafite ama smartphone, ikintu cyiza abantu bari bazi ko tubona smartphones twese tuzatera imbere, ariko bari kwirirwa basloting ibintu bakaraga, bari kwirirwa bagurutse utudege kabakaragiye. Ibi byo urabigereranya ute biri kuza noneho bishingiye hanini kuri murandasi cyane kuruta uko byashingira physicality yo kujyayo? Ibyo ntabwo mfitiye impuhwe abantu cyane, kuko byo bijyamo abantu n'abandi uvuga ngo asanzwe bafite ubumenyi yakirinda. Yirga mfitiye impuhwe bano bantu, bino byiciro by'aba bantu usanga nawe iminsi ntimworoheye. Urumva usanga no ku ishuri ntiyagize amahirwe yo kwiga, kandi tubyemeranya abantu ntibazavuge ngo igihugu ntawe cyabuzaga ngo bitandukanye na kera aho abantu bashoboraga kubuzwa kwiga. Kubera iki? Nyine ayo mateka ya kera ingaruka zayo ntabwo zari bwagashira. Uyu munsi nk'umwana wanjye cyangwa uwawe yanze kwiga cyangwa atize, abantu bemerewe kumvugiriza induru n'ibiki. Ariko ntabwo wafata umuntu nko mu myaka 10 ishize utarize ngo ujye kumubreminga. Hari igihe n'ihungabana yarafite ritamwemereraga kujya kwiga, hari ibintu byinshi. Icyo cyiciro rero wenda yaragerageje abona provisoire kuko yacikirije ari mu wa mbere secondaire cyangwa mu wa kabiri, agura moto.
cyangwa aranayiro ejo nabura verisoma ajye kugira iki. Aba rero bandi bisanga ibintu byahombeye kuri interinete bo n'ibindi ni nk'ibiriya nakubwiraga nanjye basikaminze nyine, abo nta mpuhwe zirimo cyane, ni ibintu by'amahitamo yawe uri guhitamo. Yindi kureba ba bantu b'ibyiciro uvuga ngo bisanzwe biri vulnerable n'ubundi, none baza n'ibindi bintu biba vulnerable. Mbese wigeze wumva ntera amabuye zino kasino z'abakire? Ntabwo tuzifite se mu Rwanda, nta hantu tuzihakinirwa kasino, tugende ku Gisimenti Makwere. Ariko hariya nyine nta mushonje ujyamo, zirahenze kwanza, zirahenze bifatika. Wa muhanzi wakomoje ngo ni Offset niwe wavuze ngo you gamble to pay rent, I gamble for fun. Wowe urakina urusimbi ngo wishyure landlord, cyenda rukina ngo nishimishe. Turi bamwe se? Nge niyo nahomba nimba urwo rwego ari rwo ndiho rwo gukina urusimbi ngo nishimishe, niyo none barya n'ejo nzagaruka, barya n'ejo ntacyo mpomba. Ndi kuzana miliyoni kandi ninjije 10, ndazana miliyoni 10 ninjije 100, ndazana 20 ninjije 200. Wowe ufite ibihumbi 5 ukeneye 100, ubetinze 2 urebe ko wabonye tarani barabiriye, urongeye ubetinze n'igihumbi barakiriye, ejo uzashyiraho n'umugore wawe. Abantu ntabwo ari bamwe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo leta ikwiriye kubireba kandi ikabyitaho, none byashoboka igashyiraho ayo mananiza atuma kubetinga bitaba ibya buri muntu. Leta ntikwiriye kubibara aba bantu ikindi kintu ikwiriye gukora, abantu babetinga bagabanye publicity. Uzi icyatumye leta itamamaza iyo leta ireka bakajya bamamaza ibitaro, tukajya twumva publicity ngo aha Faisal turakubaga kugeza no ku mutsi w'ubwonko, bagabo murwaye prostate nimuze tuzibage, namwe bagore muze kandi tubikora neza kurenza abo bo mu mujyi hafi ya Serena. Uri kumva? Uzi nk'ibyo niyo biba, ntabwo abaganga baba bagikora uwo mwuga mu buryo bwabo, baba nyine byahindutse ubucuruzi. Nubwo bacuruza ariko noneho bameze nk'abari gukurura abantu, ntabwo bakongera kuvura mu buryo bakabaye bavuramo. Kuki izi leta yababujije kwamamaza? Nuko yatekerezaga ingaruka byagira kuri rubanda ruto, ntabwo ari ingaruka byagira ku bitaro. Ibitaro byakinjiza byinjije ntacyo leta ihomba, ariko ibibazo abantu bari bufrakinga aho, n'undi uzakora iyo publicité abantu bakaza bamwizeye, wenda n'ibintu atashobora agatangira no kujya abeshya ibintu. Barabyihorera, ntabwo kwa muganga bamamaza, ntabwo bishoboka ko bakamamaza rwose. Nabaga bumva bavuga bavura indwara zose, biriya bintu leta iba yarabibujije, biranabihana. N'ibindi rero izo mezire yashyizeho bikagorana nizishyiraho. Ngewe iyo ntekereza nkanjye kandi sindi umuhanga, nuko mba nigira amahirwe yo kwitangira ibitekerezo, niyo yo kureka kubetinga kashi, zikabanza zikavamo kubetinga kashi. None bakakubwira bati ugiye kubetinga avuye kuri konti, bagakora iryo koranabuhanga u Rwanda rwabishobora. Niba ari ukubetinga bikanza bikagaragara ko adahagije, kumwe ubigira uke MTN cyangwa Airtel bakakuvuga ngo amafaranga nkenerwa ntabifite, kugira basi bagire umuntu impuhwe bakavuga ati umuntu ntiyemerewe kubetinga, navuze mvuga po hazari 5% yafite kuri telefone, kandi nta wemerewe kubetinga inshuro zirenze 3 ku munsi umwe, kandi nta wemerewe kubetinga inshuro zirenze 10 mu cyumweru. Ubwo uzi icyo baba bakubwiye? Nimba ari inshuro zitarenze 10 mu cyumweru kandi utemerewe kubetinga arenze 5% yayo ufite, nimba rufiteho ibihumbi 50 kuri telefone yawe, sibyo? Oya, wari ufiteho ibihumbi 100, uri betingira, ubetinze 5, ubwo ntibibura naya 5%, inshuro 5. No betinga 2 3 ku munsi, kari izo inshuro nyinshi zishoboka, si 15 ku munsi, sibyo? Cy'amafaranga wamara icyumweru atarashirira muri betinga, bari nayo wageneye betinga. Ariko umuntu naza afiteho ibihumbi 200 kata betinga, byose ni ikibazo. Ni ikibazo. Nyine leta niyongerera ibi muri ibyo bintu bindi. Ishoramari rirajya he? Abantu bari mu biki kandi ni bande? Ko tutateye induru se itubwiye igihe tuzajya turekera kunywera inzoga, tuzajya tuvira mu kabari, tukigeze dutera induru. Ibiri kutugurira se leta hari inzoga itugurira? Ariko ubuzima bwacu buri mu gishoro ifite, irabitekereza. Nubwo ngiye umuvuno numvaga hari ubundi buryo bwakoreshwa butari ubwo bwo kuvuga ngo abantu mutahe, ariko nabyo si bibi nyine kubihangayikijwe n'ubusinzi, ni byiza.
kubwira ngo saa sita igirane utahe mu gitondo ufite akazi ntacyo, niba saa saba ntacyo, mu gitondo ufite akazi. Kandi tumwe mu rugero izo kampanye zikabaho ko tubona kampanye, tubona publicité zamamaza betting, twari bwabona ibiganiro basi byerekana ububi bwa betting bingahe wakinyuza kuri radiyo nazo zinjiza kubera betting na radiyo Rwanda yamamaza. kandi hari publicité zamamaza inzoga, hakaba na kampanye za tunyweresi, kandi byose bigaca kuri radiyo. Kuki betting wa mugani yo hataba publicité za betting yego, ariko hakaba n'izindi zibwira abantu ati mu betting nyamuneka mu rugero. Kampani ziranabyikorera za betting n'izi nzoga batubwira ku bettinga mu rugero. Twa message tuba tuzi inyuma tutanagaragara neza. Dore hari igitekerezo abanyamakuru batari njye ntabwo n'ibyo cyadukanye batangaga. Vuga ati radiyo Rwanda ikwiriye kuva ku masoko. RBA leta ikita kuri RBA ijana ku ijana ku ikofi ya leta. None ibintu byamamaza ibi kuri RBA bikavaho, basi ibiganiro byerekana ububi bwabyo tukajya tubisanga kuri RBA. Ko hanjye uretse ko hari kuri YouTube, kuri radiyo ntabwo navuga nabi bya betting ngo nirekure, kandi hari betting twamamariza. Ushobora gutuma ubura umurimo wawe. Eva urakoze cyane, ni ukuri tuganirije, ntekereza ko bari gutuma bwumvikana n'amahitamo. Ubuzima burya buba mu biganza byacu. Narabivuze muri ya opinion nerekana ko amahitamo dufata buri munsi tuba twerekana aho ubuzima bwacu bugana, ibyo uvuga, ibyo ukora, uba uri gushepinga destiny yawe. Niko bigenda rwose, uhitemo gukunda cyangwa kwanga, uhitemo kurya neza cyangwa nabi, uhitemo gukora siporo cyangwa kwiryamira, uhitemo gukora cyane cyangwa kuba umunebwe. Ibyo byose uri kubishyira mu gatebo kagutegurira icyerekezo cyawe. So uhitemo ubuzima burimo kunywa inzoga nyinshi cyangwa kunywa amazi no kurya imboga, uhitemo ubuzima burimo gusevinga amafaranga yawe cyangwa kuyabetinga. Byose bigira ingaruka ku buzima bwawe, kuko niba nk'urugero muri umuryango utangiye kugira stabilite gakeya, umugabo yarabaswe no kubetinga, ashobora kubetinga ukisanga bamuriye miliyoni 10 agashaka kuza kuzigaruza. Iyo procedure yo kuzigaruza niyo ushobora gusanga na ya yindi ya credit mwari mufite kwishyura bitangiye kubagora, ugasanga business itangiye guhomba n'ibindi bibazo biraza. Sindabona business nimwe yazamuwe ngo nuko umugabo betinga, ahubwo betting iza muri expense zindi ziza kumutwara. Bikwiriye kuba utuntu two ku ruhande. So ntekereza ko dukwiye gufata ubuzima bwacu mu biganza, tugahitamo amahitamo abugira bwiza kuruta amahitamo abushyira mu kaga cyangwa mu kangabyo. Turakoze cyane kutuganiriza. Ngewe kuri iki kiganiro kiranyuze uburyo kitanzwemo, kuko kiratanga solution ku bibazo bihari, kuruta uko cyarema ibibazo n'amacakubiri mu bantu. Urakoze cyane, reka ngushimire Yves Nkemuruge. Urakoze cyane.